Ndi Papa Sava. Mwire Papa Sava. Yewe ntago twakwima rwose karibu. Mwihinduza Wa muntu we byakunze. ukurikije uko birimo kugira ngo utugo tubanze biryoshye. Hanyuma se umutwara nawe uhari? Yagiye ku isoko. Yagiye ku isoko. Naza. Yego. Nubwo uti Papa Sava hanyuza gushaka. Akantu ushaka ko tuvuga nawe hariya hepfo. Yego ndamubwira nta kibazo. Ngo nibeshya muryohe. Mwabyitekera bikababira. Murakoze cyane. Yego suriza wa mubyeyi mubanda. Mwiriwe mama. Mwiriwe. Ukabyara Ko wicaye hasi ntuzanira agatebe. ndicara nanjye ndabona bishaje nta kibengero kihari. Ariko ntuze kwicara hepfo hari amazi. Ese ubu hari amazi zisaha n'igihe cye ubu wananiwe no gufata agatambaro ngo yakureho cyangwa akeye. Nabyukiye mu mirimo myinshi rega. Yenda kirembuzi warashatse ariko wakwiyanduza abandi. Yenda unyihera agasahani mu nda. Nzanira se agasahani. Narashyira amafu. Ariko se nyihera dore ko mutajya mu nda. Genda unzanira agasirore aho ngaho agasahani ubona kose. Ariko mabona yabuzwa n'iki kuzara kanume n'umugongo ni igiti. Ararya inyama ukayishaka aranywa inzoga uko byera iki. Ariko ni gute umuntu yikora agafata abantu imbaga nyamwinshi iri hariya agatereka barimo kunywa urwagwa yafataga akanzanira agacuma atakira mukecuru akanyubaka bari kunywa bashinyitse babere nihera hano. Aha mpereza ku keza nashyiraho n'agasare ko ye nihera hano. Ariko nk'ubu muba muyobewe kungo ariko ye ubu mujye mufata mu isane murye byiza ari nanjye wakabonye. Ndebe n'ibitagira igufi ariko mwazitetse ye arerewe ndazarura uko zingana akira upfundikiye n'inyimara ndiyongera. Ariko reka nkubwire wa mugore ubu koko pe iyo ubonye bakuzaniye inyama nk'iyi ukayifata ukayiteka habe no kuvuga ngo mukecuru akeneye bazanira agasenda se. ntabwo nkeneye ndarya urusenda se ubu hari urwagwa nibura mwansigiye mu gicuma ngo ninywere. ariko dafiko kera wanyubahaga kagasuzuguro kukitse nak'ikigo. Ariko ni igihe ye inzobe yaritamuye warisize waraberewe waje usute dore nk'uwo mupira wambaye none warakeye inzara waraziteretse igitenge cyiza ndambara imisazira wowe uri ku gitenge cy'ibihumbi 30 ukagitekana. Ubu si byo uzindukana bisabi amaherena waripfumuje Se mukecuru uze byashye zitese wakabyara unyuka nabi nakugize gute. ndambara kubiti huko ingi yacitse se wabuze n'amafaranga yo 200 ngo nyidodeshe. Nje mvuga nabi ntavuga nabi se. Yewe ngenda yiki kunde batina no guhora nibyo ngenda
ariko yabongirira impuhwe koko Dafi kabwira Kirimbuzi niba urakakugenera yajya azana nk'ibiro 2 kwanzanira icyanjye nanjye nkateka basi mubyeyi niba afite ubushobozi bwo guhaza urugo rwe rwonyine akaba atarabona ubundi ko nawe yajyaga guhira bagafite amafaranga ubu akaba nta kazi afite muri iyi minsi yagurira ingagire bigakunda koko nta kazi afite amafaranga yo kugura inyama se yakura dusabona zingana gute ubu se wagabanyamo 2 zikaza hano zikajya n'iwawe ntabwo ubwo byakunda n'icyo gifu cyawe ukabyibushwa n'iki shawe ntacyo ariko nk'ubu nkabona Kirimbuzi namubwiza seze veteye meruka mwongere se ushyira kandi gasupu ko utari wakampaye sose uko nkihana inze mandi yoburira n'izindi nta kaga se wasigaje ka Kirimbuzi ngo usomeho ejo hano waje abashyitsi bose barakanywa kararangira ubwo nawe bene wanyu gatsinda umuryango ujya gucika utakunywa amanywa atangaje ubwo se ubundi wari wicaye kuri iyi mbabura ngo wote ko byari bihiye ubundi bu wari wicaye wote kuri iri zuba ariko mana ni nyina ko ese mubyeyi tuvuye kuri ibyo ariko warura aho mu buzima busanzwe ndabona uko ngiye kuzicwa n'inzara basi uricwa n'inzara mubyeyi we ko ufite munsi y'urugo uricwa n'inzara gute mwagise mukajya muhahinga mwiriwe sheri karibu mwiriwe ni amahoro mwiriwe shusho cyane guhora mu cyasi bagahorana izikaba ni amahoro ariko Kirimbo ubu pe waragiye ureba nshaje ndi umukecuru wo kutamenya yuko utakinyita nyoko ubu simera uko kwitwa nyoko ari uko nyoko yapfaga icyo wabuze se mama sheri ninde wari guhitiyemo oya mba nagahisemo umwanya cyane Victoria wayo guhitiyemo umbe neze ko mbehera ubushyuka mbere izuba hari ubukonje ko nta gihe njya mu rubura barurakoze mugabo mwiza ntacyo nakwima rwose nzagatwara mu misako cy'umweru ngo ngwiki kandi ndabizi kazakora none se kucyo ugasuzanya icyo kimwe ariko iri n'akandi nakuguriye akuze ukuntu gafungamo gatwara noneho bakagira ngo ukora kwa padiri none si ibyo byose ni ibye ubu si cyanyunzaniye ni ikihe kandi ariko Kirimbo ubu ntubona ko n'imyenda yasaze odoro n'imitamu yaratamutse nta gafaranga mugira muti yewe mukecuru none ngo ndi nyoko ubu suzaniye umugore w'ibitenge bingana gutya byose nta na kimwe cyanjye kirimo ntacyo wabuze mama ariko mana ubu se warya utambaye ugaca mu muhanda uraritse umudigi gusa ubwo se ko wambaye imyenda myiza reba umugore urafata igitenge cy'ibihumbi 30 akagikora n'akakicarana hasi akagitekana amakara reba urapakiye ubwo n'ibindi musigaje hasi mudashatse kunyereka kuko sinagira ngo ngire ni kugira ngo umugore wanjye niko ako Kirimbo urere ngusigarane nkushakira urongore nugeze umugore ahangaha kunceho burundu koko ariko njye hari ibintu ndambiwe mukecuru kuva kare waje untuka wicara untuka ibintu byose bikora untuka agutuka sheri ndashaka kubaza iki kibazo kimwe ukinsubize ngo nguteze yombi ndashaka kumenya njyewe Dafi ndi iki muri uru rugo ndi umukozi wo muri uru rugo oya hafi ndi umuzamu w'ahangaha ndi umugore ndingirwa ki ndi muntu cy'ahangaha umubyeyi yaje kuva mu gitondo yari yicara ahangaha yantukiye ahangaha atetse ntuka ruba aracyari torere maze banegura ibyunamye umugabo ugaharakara ubu se kubera ko nkubwiye ngo murikora mukarya izo nyama ntume mukakugurirwa ibitenge ntume ngiye inshuro ni iya 3 sheri iya 3 bwa mbere yarasanga nicara muri salo antambuka ajya mu cyumba cyacu arinjira arareba arasohoka arongera aragenda inshuro ya 2 araza afata amavuta nayo ifite hari mu cyumba y'ubuto arayafata arayatwara sinabikubwira ariko iyi nshuro sinshobora kuyihanganira araje asanga nicanga afata ahubwo ngo agira cyashugunya kuriya
antumisana araza afata rusha ariyarurira nta no kumbwira ngo dafi nta no kunsunguza ariyarurira ntabwo ibyo bintu byakunda birambiwe iyi nshuro rwose irenze ubwinshi irananiye rwose irananiye mba namwubashye bihagije ariko njyaransuzugura wangize icyangabo ko mubyeyi uratoze se urarangije kuko mba nakubashye ubu nkora iki uravuze mbese urarangije none se mama wawe iki mama iki uheruka kunyita nyoko ryari nyoko akimara gupfa ngewe ndagufata ndaguhehera ndagufurira ujya mu ishuri uriga none agaciro bumaje kukanyima ariko ukanyima yaho ushakiye uno mugore ariko agaciro ku myaka yawe ni ukuza ukubaka gutyo ujya mu isafuriya utateguye ntateguye ubu mubabajwe n'aya magufwa ndiye sinajyaga gufata inyama nziza ngo ninyisugaremo ngo ninyisubizemo najya gufata inziza ngo ninyisubizemo ngo zose ngo nizawe ngira amagufwa muyarye ngira amahirwe ngira amahoro shebira bintu ugomba kubikemura sinzi niba ndi umuwoya ahangaha ugomba kubikemura nkaba nisanzuye mu rugo rwanjye rwose ibi ntago mutima wanjye kuzaturika kubera bino bintu witurika mpari kandi niyo naba ntahari ibyo nzagusigira by'ibikorwa bizakugumamo sibyo ntuzaturike ariko ye mama wowe ariko wanyise ibyo ushaka ariko ntunjigishe ngo ndi nyoko se ubu ngubu kabikanga imyenda yasaziyeho utari kugura ibitenge bishya uzanira umugore wawe ubu ngiye kujya utanzaniye na kimwe ngo nawe umuhe kimwe ntabwo gaciro ukanyatse none ngo nziza amagufwa y'inyama najyaga gufata inziza mukayikura ku isahane ariko se nkubwije ukuri ku cyubahiro ugombwa n'umuco udukwiye wagakwiye kuza gutyo koko mu rugo rw'abana njya kuza se bigenze bite ntabwo ari inzara ibindiye inzara ikuriye ite mwebwe muri ku mukarango w'inyama nabuze n'ikijumba cyo gushyira mu buryo wakwereka umwana ko ushukuye nk'aho wiga muri ya mashuri y'incuke ukaza gutya nk'iyagatera imwe nigeze numva koko ku ngano yawe ku misatsi y'uruyange ngo nta myenda none se mute nkubakire kuba waje ukunganira abo bana ukagira ute wakaje gutya koko twamenya imyaka yacu tukamenya n'aho tugiye harekaye none nde hafi impora koko ubu ntureba izo nzara zarishokoje niyisige niyambara ibitenge bihenze ni byiza mwiteho nibyo uri umubyeyi hanyuma nimuta uzaza nkurongore ubu sarijijwe nuko ndize uzaza nkurongore ma niko ma harabivuze ngaho ni murya ibyanyu aba bagore babari tumuka nijye uvuze ngo ntumuke tumuka ayiwe waraburiye di tumuka ntabwo nariye ugeze umvuma ubu se tuvuma umubyeyi uyobewe umuco akayoberwa ingano ye akayoberwa iyo agiye mu bana akaza ameze nk'umwana utagira ubwenge n'ubwonko ukagira ngo tuvumane ese ubwo ni njyewe ugize utya nanjye se mbikore oya ngize ngo urabimenyereye ngo nkwereke hanyuma unyereke iki mbikore nicyo utanyeretse nanjye mbikore nicyo utanyeretse kuri uyu mukobwa wakaje ukavuga uti dore bagenza gutya umuco utuganisha aha warangiza ahubwo utaza wigira gutya ushinze ihembe nkaho tugenda arenga urakoho nanjye nakubahutse yaragashinga ihembe gusa ibi ni ibyo kunkora muri uru rugo koko ariko kuki muyoberwa imyaka yanyu muco murashaka kuwugira ico gusa urakagenda uhure na serwakira itambaye ikariso shushu ihangane nakaba kanyuzemo nokuri